ni gutumbwira ngo Isibo radio yego ifashe Isibo TV irayisenye ku mugaragaro. Baba we bise nakubabaza Bitambabaza we birababaje gusa ubundi kwamugana reka tubirebeho inja mu mwandiko recruitment yakozwe yego barakubwira ngo ikiganiro cya mbere kizagikorwa mu gitondo kizagikorwa n'uwitwa Eminyawe Jihad ndetse na Brian yego first of all niko bimeze DJ Brian ni umu DJ kuva kera turanabyemera asibyo anakora neza n'ubwa mbere agiye kugaragara nk'umunyamakuru n'ubwa mbere experience yiwe uzi mu itangazamakuru niyi yego ni umu social media mwiza social media influencer mwiza yego kuri radio yego mwiza cyane mwiza pe Eminyawe ni umuhosta mwiza mwiza cyane yego Jihad ni umu influencer mwiza yego deje icyo kiganiro ni cyiza yego ni ikiganiro kizagoyinga viral ni ikiganiro abantu bazandastandinga ni ikiganiro abantu bazumva ese twitegemiye iki gira icyo mbwira sora bakita so dutiko se barazazamo amatiko yo muri entertainment nawoze mbona DJ Brian avuga ngo nk'ibintu bya Pastor Claude twagombye kuza tukabivugana kuri radio ongera umbwira abandi abandi bari muri radio Isibo nabonye munafata ariko we oya turacyari mu mwandiko wa batatu wa Jihad emiwe ndabanza mvuga ati nta kibazo kuri umuhosters emi n'umuhosta mwiza azaza azajya abahonde mimiriro ese ndibaza ngo DJ Brian azajya atanga umuziki cyangwa azajya atanga amakuru nzagaragaza creativities nize nambe naje gukoreka ko DJ Brian hari agize ate agiye kudu ibintu ari mu mwandiko Jihad umushireho icyaga kubo uretse gato uretse Eminyawe ari mu mwandiko kuki Jihad umukuye mu mwandiko oya ntago mukuye mu mwandiko oya umushireho icyaga kubo wari wamutestinga agasonga wari wumva show yiwe azadu agasonga bugaye nagaragara mu bashimiwe ntabwo nigeze mubona breaking news nabonye Fatakumavuta mu bantu bahuye n'umuyobozi yego aza mu blessinga na contract bigaragara hagaragara pundit yego so bantu nabonye kuri post za Isibo none abandi bari he ntabwo nari nababona bura barazaho nyuma reka dutegereze turaza kugenda tureba buriya ntago riga amasezerano n'agatse ese kuki Fatakumavuta ari we bahise batereka mu kizuru before reka Fatakumavuta akoze ku radio ariko bafite na experience Bianca wariye muri post zatanzwe ko nabonyemo pundit na Fatakumavuta buriya n'izindi ziraza kujyaho ziriho zinyereke fungura nyereka kuri Instagram yese unyereka undi muntu wamaze guhabwa kontara kundi wa mbere yego ngaho nyereka abanyamakuru hanyuma Babo ye nawe uri mu buriya Babo sariye nagume akoma inkoma ni inkoma mashira ya The Choice ni inkoma mashira ya The Choice buriya nawe azaza yagaragaye kuri radio wigeze mubona hagaragaye cya gikobwa bakorana bita Brenda kimwe kimeze neza yego kinyereka umwandiko wiwe ari he nabagaragaye shabyihorere yirwa winzanira ibyo byo gupromotinga nimba banagutamitse biragaragara oya hujya urambwira ibiki mvugisha ukuri uvugishije ukwe kuri ndi kukubaza ngo yeguri promota Bianca rihe mu bantu baga ubundi hari scam ya mbere ari kuba ni hari kugaragara scam ya Bianca nande na Muyango reka no yishimye cyane urukurikirana ku ISANO Media Entertainment nkubwira ni wowe warakoze wo kuri subscribe nawe turakora subscribe reka nkubwire ni kora subscribe uruzi tubana umunsi ku wundi ngende hirwa da promoter urinde oya akara kantu uri ngende njye ugomba kukakubaza ngahita nkubaza ngo wowe urinde ndihirwa da promoter reka tukomeze gushimira abantu bamaze kudukurikirana kuri hano kuri channel yacu ISANO Media Entertainment ni channel nari babwiye ngo ngiye namaze kwipanga akazi mu buzima bwanjye narabwiye ngo ngiyewe karande yo kumwira ngo ngiye gukora ahandi hantu hari munsi y'abasabu bangana kuri ya ni ikibazo gikomeye cyane buri munsi wanje gukora one man show ngenda mbabwira ngo mumfashe muneze imbere mumbabarire basi kugira ngo rega nanjye nyeneye kagasarire kazamuka hirwa mbone basi nanjye kuzajya ngubwira ati wenda hirwa tunice imbere ya kamera ngubwira ati nimba uri inyuma yayo reka basi ngutumire nakandi
inyota itazagutsindiraho bari inyota igiye kuzansinda inyuma ya kamera. none se kutaburabura abantu ngo bakore sabu basi turebe ko mu kwezi kumwe twinjiza basi basi twuzuza n'abantu abasabu 300 umuhanzi wacu yamaze kwinjiza miliyoni 2 mwabibonye nimwabibonye umuhanzi wacu Kidi Teta yamaze kwinjira mu ndirimbo miliyoni 2 mwatore mu abasabu 300 ubundi noneho akayihira rimwe noneho zasagara hari abantu mbarabonye muri comment muvuga ibintu ibyo bintu rero nkaho uvuga ibyo bintu nta support yawe nimwe nzi kiraga point reka ninjire mu mwandiko wa mfura kuko ndamutse ngiye kujya muri ibyo bintu byaza kurangira maze kwinjira mu bintu binceza mu bwongo none se ko mbona izo sara kubigo wisumira ngo reka reka ubwo nyine ubutsaka mba maze guhita mpindura umuriro mba maze guhinda umuriro n'ukuri none se amakuru hari nayaye amakuru mfite ndagira ngo manze nce karande ya bamwe mu ba diaspora basigaye baza mu Rwanda bakajya kurara mu marogi yo ku Kinamba ahitwa kwa Bonke Bare abandi bakajya kurara mu Biryoga abandi bakajya kurara na reka mbibutse yuko uramutse ushaka kuryama ahantu heza dufite apartment nziza hano ikibagabaga munsi y'urusengero rw'abadive tukagira n'indi hari hafi y'urwibutso yego ni ukuvuga ngo uramutse uzikeneye nimero zanjye murazifite nimero yanjye ni 0789411190 nongere mbisubiremo uramutse ushaka kurara ahantu heza mpamagara umbwira ati SKY2 ndashaka kuba ahantu hameze neza ahantu nzagenza nkicaranwa nkakabyerekanye ngatumira abandi bantu namaze kumva yuko hari n'abantu basigaye bajya gukodesha ama apartment bikaba ngombwa yuko ngo umuntu wese uje kubasura temerewe kunywa inzoga kari ikibazo buri muntu wese afite uburenganzira nimba mu Rwanda turi muri gahunda ya tunywe resi turi kunywa resi ariko ntabwo uzajya kubwira umuzungu witurukire muri Amerika cyangwa witurukire muri Canada mu Bufaransa na hehe wowe uze kumubwira ngo ntabwo wemere ngo kuza ngo kubi wanjye ngo unywe inzoga kandi ahangaha harimo za firigo harimo ibintu byose bishoboka dufite abazamu umutekano bari bose security meze neza dufite jardin ya kasamutwe ku buryo ushobora kuba wicaye kuri apartment yawe ukajya kuri bariko ukicaza abantu bawe yaba ari unywa Hennessy yaba ari unywa Primus nk'imwe n'inywera icyo gihe ayibonera ku gihe kandi ubwo urabarabuye wanashaka gutekereza kuba wakora agashow kawe ukaba wazana mucemo wawe ugategura ka barbecue muri za apartment hano biremewe ugafata abantu bawe nushaka uza n'umuryango we wose nimba utagishaka gusohoka nimba waraturutse mu nkambi 2 reka tuvuge 98 yego nimba waraturutse 98 wa mu nkambi yaba ari yikabuye ku kibaryo reka tuvuge abantu nzi inkambi nyinshi nzi ni inkambi nziza zabaga ahantu nigaga bita Ibyumba ahantu bita Buyoga za Sorwati Ibyumba hari mu isantre warahize niho nize Buyoga n'ahantu bita Kinihira aho hantu rero ni hantu nshaka gutumira aba diaspora bari bo bose tuziranye muri icyo gihe za 2010 kangahe na 2010 kangahe urabyumva aha hantu ni heza cyane ibintu babimeneka ibyo kunywa bari decourage biba bigusaba wowe muri we kuba wari maze kwipanga akazi ukumva ko ufite morale ukumva yuko ushobora kuba waza ahantu hameze neza hari ahantu hameze neza nanjye niho mba nicaye namaze kwipanga akazi ku rwego ubaka kanya ngewe SKY2 ushobora kunyaka ikintu icyo ari cyo cyose ukakibona mbaza ngo urashaka imodoka nziza ibyo ngibyo wijya kubimbaza kuko murabizi urwego rwanjye namaze kwipanga akazi ku rwego ngewe nsigaye ndi tutravo mu rwego kugira ngo mbereke yuko nta nzara mfite oya nta nayo ubu ndamutse mbishaka nagakwire guhita mfata urufunguzo muri apartment jya unazengurutsa cyakoze amana herwa urwego rwawe nararubona ndavuga ngo ngenda ahantu hari apartment hari ibyiza warangiza ugafata ubwo nyine bakwirukane nizanira izindi nkoma amashyi ndaramutse utajya kwerekana ibyiza mba ndimo ikibazo nuko nyamara urwego nibicyo utari kubona mu byumba nabo ndi bugereyo ariko reka mbere nagutumye cyangwa nagutumye kwerekana ibyiza by'ahantu nabyerekanye rwose urwego rwawe ndarubonye ubwo nimba uri umustajeri kandi nyamara ndasha abantu muri comment mwandika ko uyu muntu ari umukameramani w'umustajeri cyangwa se ari nta kintu nshaka kuvuga nyinjirize mu mwandiko weya rega ninya nkubwira ngo wowe yirwa nje ndi kwamamaza ibikorwa byerekana ibyo bikorwa
unacishemo ako kantu werekana abantu ahantu undi ubu nk'ahantu hateguwe ka barbecue mucomari hariya yambaye tuniforume imishiti iri aho ngaho iri gucicikanya amaburushete utuntu nk'utwo none ari muri aparitema murabizi ko aparitema ntabwo haba habereye igihego ahantu haza abantu bake mutagira ngo muzaza muri aparitema ngewe mba ndimo ndatanga ugire ngo ugiye guhuruza abantu 500 ngo ugire ngo ni muri jaride ahangaha ntabwo ari muri za jaride bifotorezamo aha ni ahantu ushobora gutumira umuryango wawe w'abantu bakenya cyangwa se inshuti zawe mukaza mugasangira kuko aparitema ibirimo abantu benshi hari abadakunda akavuyo ariko uramutse uri kumwe n'abasirimu bagenzi bawe n'abari abasirimu hahira rimwe twinjire mu mwandiko yego first of all Hirwa ndashaka gushyira akadomo kuri ibi bintu ibihe ni gutumbwira ngo Isibo radio yego ifashe Isibo TV irayisenye ku mugaragaro baba we bise nakubabaza bitambabaza we birababaje akusa undi kwamugana reka tubirebeho inja mu mwandiko recruitment yakozwe yego barakubwira ngo ikiganiro cya mbere kizagikorwa mu gitondo kizagikorwa n'uwitwa Eminyawe Jihad ndetse na Brian yego first of all niko bimeze DJ Brian ni umu DJ kuva kera turanabyemera asibyo anakora neza n'ubwa mbere agiye kugaragara nk'umunyamakuru n'ubwa mbere experience yiwe uzi mu itangazamakuru niyi yego ni umusocial media mwiza social media influencer mwiza yego kuri radio yego mwiza cyane mwiza pe Eminyawe ni umuhosta mwiza cyane yego Jihad ni umu influencer mwiza yego deje icyo kiganiro ni cyiza yego ni ikiganiro kizagoyinga viral ni ikiganiro abantu bazandastandinga ni ikiganiro abantu bazumva ese twitegemiye iki gira icyo mbwira sora wakiza so dutiko se warazazamo amatiko yo muri entertainment nawoze mbona DJ Brian avuga ngo nk'ibintu bya Pastor Claude twagombye kuza tukabivugana kuri radio ongera umbwira abandi yego abandi bari muri radio Isibo nabonye munafata ariko we oya turacyari mu mwandiko wa batatu wa Jihad emiwe ndabanza mvuga ati nta kibazo kuri umuhosta mwiza azaza azajya za abahondemo imiriro ese ndibaza ngo DJ Brian azajya atanga umuziki cyangwa azajya atanga amakuru azajya DJ buriya azajya nasesengura umusesenguzi mwiza enze kazajya dutera story oya ashobora no kudutamo umuziki ashobora no kudutamo umuziki ni ibintu bigoranye DJ Brian umva kunazi ku DJ none se ba DJ Muni bahari ba DJ Trick ni bahari ikiganiro tekova cyamaze kuvaho ubwo se urambwira ngo muyanga azajya arara za green runji buryohe yirarira imihanda DJ Trick arare mu biraka DJ Brian nawe ari mu biraka umbwira ngo abo bantu karibre yabo ni abantu bazandastandinga gute ibyo bintu tekova abantu bayikurikiranaga kuri televiziyo yego yamaze kwigarura kuri radio yego keretse ubwo muyango nimba bari mu mukuremo bakazanamo Bianca yego bangera umbwira ko kana akahe ngo ni gute muyango agiye gusimurwa na Bianca none se reka nkubaze yirwa turi kuganira n'abantu badutega amatwi basi bari ko ibyo ndi kuvuga ari ikibazo nimba koko uzi uwitwa Bianca na MC buryohe kuri Flash TV imiriro barekuraga umbwira ngo nibaramuka baje kuri radio bakaza bagakubikiretse nimba Bianca agiye gukora one man show yiwe kuko sinigeze numva mu matangazo nabonye sinamenye ngo Bianca azakora ikiganiro iki niki azakorana nande hagiye na muyango wamubonyera muyango namubonanye na DJ Trick mubonana nande na buryohe muri radio ndibaza ngo ese kuri televiziyo bazakora gute kuri radio bizakora gute cyakoze ikizura mu bossi afite uburyo yapanze ibintu byiwe n'uwamurekritiye bari abantu ecara nyine asabura reka tuvuge nk'umuntu wakoze recruitment y'abari abantu yarebye ku bantu bizitangaza makuru cyangwa yarebye ku influencer yarebye ku nshuti yarebye ku nshuti ubushuti ko bwica akazi ubwo bizagaragara agaciro ke tuzaka
reka tuzagenda tubireba abana atangiye wamfura ese ko tutaramenya kalibre yabo bataratangira ntago nyapfa kujaginga umuntu ntaramenya kalibre yiwe ntaranatiningaho gato ngo numve ngo uyavuze ibi nanjye se ko ndangaha ubwo nanjye n'icyumba koto mwiza wa mukobwa kuri TV1 waramubonye watangiye kuvuga amakuru ngaraza kutugezaho amakuru arareba biratinda ndavuga se uru rwego rw'abanyamakuru nuru ubwo se ngaho nawe basi wenda ngiye nshobora kubivuga wowe urabona arinde ushobora kuzaba nkura munyamakuru muri kiriya kiganiro oya mumbwire nawe urareba azibagirwa se agasonga bugari ashaka kuzashyiraho agasonga bugari kuri radiyo mu gitondo se aka mwana yirwa nawe rero hashobora kuba harimo akantu ntako none se ubwo ngubwo kuki ubonye ko ari we wenyine niwe wenyine utari kuri kalibre se reka Emine umuhosta mwiza kandi Jebrian ashobora kugenda hari akadidi kandi hari abafite uzajya bahostinga rega ntago turamenya uburyo bazakora ariko ni batatu ba mu gitondo none se twari twamenye imihurizo yabo uko byagenda kose nkimara kumva DJ Brian umuziki uryoshye hafa yego wa mu gitondo uryoshye kabisa ubwo bivuze ngo abantu bagiye saa moya za mu gitondo tuzatuba turi kurya shoza DJ Brian twaburakeye reka DJ Brian hano hose abatamo burakeye ikiganiro gisigaye gitangira saa 10 DJ Brian uri umwana mubi oya ntari bigiye uri umwana reka nze nkwereke impamvu ubuye buryo reka nze nkwereke impamvu yego Brian ni wa muntu ushobora kugenda akadija ahantu mu ruhame abantu bose bakaryoherwa sibyo ni gute noneho kuri radiyo ari gukukirwa n'abantu benshi cyane DJ Brian azaduha umuziki mwiza arya wumva radiyo kuva ku wa mbere kugeza ku wa kangahe nta na rimwe ubwo urukundo rwawe ndarubonye nyine jya wigumira inyuma ese kuki bataguha akazi ko gukamera ntabwo ndi umukameramani mwiza kandi ngo witwa ngo hirwa da promoter ariko ntabwo ndi hirwa ese wa promotinze ntabwo ndi hirwa kidi wese uri mu mwandiko teta ni muyizi se nuko nguko umuntu azana umuntu akamupanga akazi bikarangira ese yigira akazi kanjye urashaka ko kankuraho banyirukana none se za witi za Kivumbi ni bande bazi promoting izihe witi ya Kivumbi ni wowe se none ni bande sha witeka ngo umugisha wa mfura we ubwo rero ushaka kugira ngo oya reka mbagira ngo usobanure urwego rwawe urwego rwanjye rwarenze nta ndirimbo nimwe yego ngiye promoting ngo nshyiremo akaboko kanjye ijambo jizo kutayishyizemo akaboko kanjye karimo buretse gato reka nkumva vanzumve gato yego akaboko kanjye kagiyemo indirimbo igomba kugoyinga viral uri muyoboke oya sindi muyoboke uri rishari wa super level oya ntago ndi uri mutesa wa touch record oya ntago ndi yego coach gaye oya ntago ndi ngendi hirwa bro wada promoter ku buryo ubu uvuze ngo uzafata ubu baguha akazi ko gupromotinga isiburede wahita wipanga akazi ahubwo namaze kukipanga uzi sindi kubavuga ngambwira none kanyiriza uburyo uzagenda bapromotinga buri umwe oya ntawe ngiye kubikubwira kandi wowe ngiye kubimbwira ni kwipanga akazi ugomba no kumbwira ati ngewe innovation nzagaragaza niyi nzagaragaza innovation niyi nzagaragaza creativities nizi nambe naje gukoreka ko DJ Brian hari agize ate agiye kudu ibintu ari mu mwandiko Jihad umushyireho icyaga kubo uretse gato buretse emenya ari mu mwandiko kuki Jihad umukuye mu mwandiko oya ntago umukuye mu mwandiko oya umushyiriyeho icyaga kubo wari wamutestinga agasonga wari wumva show yiwe azaduha agasonga bugari nagaragara mu bashimiwe ntabwo nigeze mubona breaking news nabonye Fatakumavuta mu bantu bahuye n'umuyobozi yego aza mu blessinga na contract bigaragara hagaragara punditi yego so bantu nabonye kuri post za isibo none abandi bari he ntabwo nari nababona bura barazaho nyuma reka dutegereze turaza kugenda tureba buriya ntabwo riga amasezerano n'agatse ese kuki Fatakumavuta ari we bahise batereka mu kizuru before reka Fatakumavuta akoze ku radio
ariko bafite na experience. Bianca wariye muri post zatanzwe ko nabonyemo punditi na Fatakumavuta. buriya n'izindi ziraza kujyaho ziriho zinyereke fungura nyereka kuri Instagram yese unyereka undi muntu wamaze guhabwa kontara uri kugaragara kuri Instagram nawe tumuvugeho turagenda etape par etape. reka ndebe isibo munyereke sibo n'indera nyereka isibo urumva ari nkandi sibo radio. Yego sibo radio hano dufiteho Fatakumavuta wamaze gusinya kontara. Yego yamaze kwipanga akazi. oya ntago yakipanze yagahawe. Dufiteho witwa Faustino. Yego bamukuye ku ishusho. Faustino yamaze kwipanga akazi. Ntago yakipanze yagahawe kuko we yari yaripanze akazi mbere. Yego ariko urumva ko ntabwo twe twamubonye wiwe. Undi ninde hano ni pundit. Yego guturuka ku gihe.com. Peacemaker. Yego undi ni hano ndi kubona Clement. Yasi uyahuye na boss. Bahuye. Sawa. Ni sawa cyane. Ndi kuhabona Fatakumavuta. Yego nta wundi ndi kubona. Abandi ubwo bahowe iki? Eminyawe na Jihad na Briane baraza kujya buriya sangahe kandi ikiganiro cyaba ari cya mu gitondo. Bakagombye ko ari banahereyeho nibo ba mbere. Nimba aribo bantu bafite ikiganiro cya mu gitondo bagakwire kuba mu bantu ba mbere basinye kontara zigaragara. Yego aribo bariho keretse nimba bafite kontara verbale cyangwa nabo baripanze akazi. Abahawe akazi ubu muri iyi minota twabonye nabo naba ngaba. Yego twinjire mu mwandiko wa kabiri. Yego nyereka uwitwa Clement na Fatakumavuta na punditi umbwira iyo mitwe itatu ikora showbiz bazahangana gute? Bianca azagaragara mu mwandiko, buryo azagaragara mu mwandiko, Muyanga azagaragara he? Abanyamakuru twamaze kureba nabo ngabo. Ese radio izagirwa nabo abanyamakuru gusa? Radio ikora iminsi ikora icyumweru cyose guturuka kwa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Yego ngaho nyereka abanyamakuru. Hanyuma Babu ye nawe urimo uriya. Babu Sariye nagume akoma inkoma mashyira ya The Choice. Ni inkoma mashyira ya The Choice. Burana wazazamo. Yagaragaye kuri radio wigeze mubona. Hagaragaye cya gikobwa bakorana bita Brenda kimwe kimeze neza. Yego kinyereka. Umwandiko wiwe ari he? Nabagaragaye shabyihorere yirwa winzanira ibyo byo gupromotinga nimba banagutamitse biragaragara. Oya ujya urambwira ibiki? Ngiye mvugisha ukuri. Umvugishije kuri ndi kukubaza ngo yegura promoter Bianca arihe mu bantu ubundi hari scam ya mbere ari kuba ni hari kugaragara scam ya Bianca nande na Muyango no nduragaragara mu mwandiko. Muyanga arakomeza mu mwandiko ubwo ko bavuze ko ibiganiro byabo bizajya birangira saa 4 ubwo nyuma ya saa 4 DJ Buri oya DJ Buri kandi ari mu gitondo none ubwo ayo masaha yandi asigaye azakorwamo nabande. Bianca ashobora kuba iza nkajya kwipanga akazi ngo kandi ngenza amasaha abafana bakunda na yahise buriya guturuka nyuma ya saa 4 abantu bo mu byaro nahe bumva radio kubi. Abanyakigali bo babibereye mu mayoga. Abantu mu byaro basinziriye basinziriye. Ubu ntabwo najyaga njya gukora ibiganiro se. Sayine tuzadushyiraho marketing z'abantu baduhaye ngo twamaze. Nta mu hosturi. Ndaza kwipanga akazi. Okay, kuri inshuro. Yego. Ninde uraza kwicara ninde uraza kuzamuka? Urebye mu bantu mbona yuko bari buze kubigiramo amahirwe. Umuntu witwa Minyawe. Araza kubigiramo amahirwe. Ati gute? Yego. Eminyawe igihe amaze yihiringa akaba ahawe amahirwe yo kuba agiye kuyobora ikiganiro kuri radio ari bwo bwa mbere. Yego. Naza kuzanamo experience yiwe iri good. Yego. Akazanamo gutanga service nziza. Yego. First of all Eminyawe araza kugoyinga viral. Kubera ko araza guhostinga abantu bameze neza. Hostinga DJ Brian kandi no kukijyanye n'isoko biraza kuba bimeze neza. Keretse ninzamenya andi makuru yandi nkahita ndakura rocket. Ayo makuru ntayahera byihorere ntago ndi bubivuga narabimenya. Banze ubwemo gakeyi nese ndajya kukubwira ibyo naramenya. Ubaka kanya kari wowe wafunguye telefone ukambwira abantu bamaze guhabwa ayo masezerano. Mu gihe ntarababona ndaba njya kuvugwa niki saho ngaho ushaka kujya kunteranya n'abantu.
Okay. mu gihe naramenye ayo makuru nta kintu mfite cyo kuyatangazaho habe n'iki na kimwe yego buretse kuba nakicara nanjye ngategereza ibiri bube naza kwanariza ndi muri breaking news y'ibyo Isibo radio yamaze kurekura yego ariko nanone hakaza kugaragaramo yuko ngo tusigaye ikibazo cyo kwibaza ngo ese aba bantu bizagenda gute reka ubwo amamagare Kamaro nyine na dore imbogo bagende bikorera ngende ntabwo televiziyo igize ya Kamaro se none na dore imbogo nese bose abatwitse dore imbogo yagenda agakora kuri radio ubu ari Kamaro na Jihad ninde muntu wahakaze before Kamaro ari dore imbogo na Briane njye namuhakaze Briane ni umudije dore imbogo nta cyiciro afite dore imbogo ubwo nagenda ajye gukina théâtre ntajye kwiga ako muri abana babi dore imbogo najye ku ishuri ubu dore imbogo mu bupangiye théâtre ahubwo mu mwikayi ahubwo ndibaza professor yego mwikayi reka nakubwiye ngo hari umwandiko nzagarukamo ndi ku breakingira abantu none se ko abantu baba bakeneye hari abantu rega batazi ngo Instagram bimeze bite ariko kuri YouTube baba barekenge bamenye ibyabaye ubwo tuvuga ngo bye bye DC Clement, bye bye Fatakumavuta, bye bye Eminyawe, bye bye Jihad, bye bye DJ Brian. Nizera ko tutazongera kubona duhanganiye kuri microphone zimwe zo kuri YouTube. Gusumva byabaho. Bazaza gute? Urabizi neza ko nibwo Jihad agisinya contract. Yego. Kuri Dynamic. Nako nawe agisinya contract kuri Dynamic. Nase contract we kirangira. Amasezerano yarangiye. Oya ntago yarangiye. Wabona isi nagisi bifite amafaranga. Wabona yagiye gahitegura zira contract zabo bose. None se reka abari bafite contract barahari. Barahari. Ni Eminyawe. Yego. Ni na Jihad. Yego. Muri barabandi bose nta numwe. DC Clement yikoreraga. Fatakumavuta yikoreraga. Yakoreraga kunuza. Buretse tubyihorere. Waherukaga kumubona se? Yaramaze igihe yikorera. Okay, sawa. Bianca nagaragaragara ariko yakoraga handi yakoraga he kontra yiwe wayibonye waherukaga kumwumva yakora kuri flash yaheruka gukora za 2 na kangahe buretse muyango na buryowe kandi nabo ntabwo turabona ibyemezo babafatiye yego benda bagiye nk'abanyamakuru kugenda gusura radio kwimurika gukora ifoto gukora photoshop ya radio na Irene ariko buka kahari wamwibagiye Irene se ariwe Irene rega niwe recruitment manager wabakozi koko nibyo kwa SKY2 nukuri kuyagusize kuyagusize njyewe se nta kazi namwatse wase twekora bose ariko bamwatsa akazi nabo yarebye ubuhanga bw'abantu ubwo bwanjye nimba atabuzi ubwo reka nsubire ku ishuri ngazabumenya genda wicare hari ikibazo mfite nanjye se ko nta kibazo mfite wampura we nanjye aho ndi kurya inkoko indiziritse genda wicare oya naribi njye se mfite ikibazo njye nta kibazo n'iki mfite gusa ndabizi umunsi nshobora kwipanga akazi bikarangira uhansanze bose wanyibukara kandi ngomba guhita nkujyana nk'inkomo mashyi yanjye ntugatera mufite inkomo mashyi nshyushye yego inkubita ishusho yego mwambaye iriya nkomo mashyi yanjye basi nimba munyeneye nayo tukazana urakoze cyane wamfura yego okay tugaruka mu mwandiko yego Irene Murinda habiwe ni umujournaliste mwiza yego oya wona bifitemo experience since the one gutuka kuri Magic FM Isango radio yego man ntago ari ibyo dushobora kuba twagaruka kubera ko we arabimenyereye we ni number 1 uretse kuba wafata abantu nzi bamenyereye radio ni uwitwa Fatakumavuta na Irene bari muri kiraki bari muri uriya mwandiko na Bianca yego ubimenyereye buryo wewe ni ku mateleviziyo yego ariko abantu bafite experience ari ni umuntu witwa Fatakumavuta n'umuntu witwa Murinda na Bianca wakoze kuri radio guturuka kuri City Radio gusa ntuze kwibagirwa na Eminyawe uri experience ariko yakoze kuri radio turi kuvuga radio nago turi kuvuga YouTube okay sawa nyine ndi no kuvuga no kuri umuntu hosta mwiza yego mwiza akora no kuri televiziyo yego
yego na DC Clement yayikozeho iminota 6 itandatu ya DC Clement ndayiguhaye yego oya ni DC umvuze DC Clement akoze 6 ku Isibo TV yakoze iminota 3 none yakoze ingahe aya waye wakoze kuko mbwira igihe wamubonye amaze kingana gute mbwira ngo yamaze amezi 6 cyangwa amezi angahe oya ukwezi kurimo icyumweru kirimo ntawe rubyangije amasaha 6 none nangahe ubwo reka tumuhereza amasaha 73 ubwo ni iminsi 3 urwego rwe turaruperereza turumenye nibyo ariko SKY2 yego muri bari abantu bose ninde wafungura radio ugiye kumva muri ndahabi na Fatakumavuta yego nta wundi nabo nzabumva rega nakubwiye ngo ntegereje nanjye ubaka radio kanje kari kurara munsi ya matera rega nanjye ndi umutasi uko nanjye ndaza kugenda mbigeho numva uburyo abantu babanariza numva ibyabo nzagaruka mu mwandiko nanjye ndakura imiriro tuzagaruka mu mwandiko namaze kumenya urwego rwabo ubu ntago urarumenya ndarumenya gute narabumva abo numvishe mbaheruka icyo gihe ubwo nimba meruka kumva Fata nkaba meruka kumva Irene nabo meruka kubumva kera bashobora kuba baraniyabyibagiwe nta muntu wibagiwe umwuga yakoze nta kibazo turaza kubireba ariko reka nkubaza yego wahoze uvuga ngo DC Clement ntuzongera kumubona kuri YouTube Jihad ntuzongera kumubona kuri YouTube uratekereza ko Irene muri ndahabi azaba kuri Imayi shambabarira usanze ko andi nabonye ngo babageretse ngo miliyari nuko bivugwa ngo simya Bruce Melody none se ngaho nyumvira ibyo se ninjye bivuze ndi kukubaza njewe oya wimbaza nawe ibintu ugomba kwisubiza abantu bavuze ko bahawe miliyari 10 recruitment yabihagaze miliyari 10 umwe hoya bose iratimu yose ihagaze miliyari 10 yego bakazazigaruza ryari no gukora ubuzima bwabo bwo oya muri marketing nese nta bigo biri hano hanze bizabazanira ibiraka miliyari 10 kuzumva ndazumva none se amafaranga nuruca abana nuruca abana nuze kuzitiranya na miliyoni 100 cyangwa miliyoni 10 nuze kubyitiranya oya kandi ngubwo okay ntabwo bavuze ko ari miliyari reka nzambyemere je numvishe ko ari miliyari babageneye okay reka nzambyemere miliyari ubwo ndaza kwibaza miliyari 10 zigomba kugabanywa n'abari abatekereza zizagaruka mu gihe kingana gute usibye no kugaruka sibyo uze kundira ubuzima bwawe na bwahindutse ese sinabonye DC Clement yaguze Benz ya miliyoni 15 banafata ku mavuta nawe yaguze Ravano va modeli yego nabonye minyawe nawe yaguze Corolla niko nabibonye kandi wabibonye koko oya nabibonye muri ubwo buryo ibyo nibyo nyeneye ahubwo umuntu njewe nshingiyeho wa mbere ndi kwibaza Faustin no kumukura ku ishusho bamuhaye angahe nicyo kintu ntarane kandi umva hari miliyari 10 umenye ko urubuga rw'imikino ari cyo kintu cya mbere kiremereye yego muri biriya biganiro byose yego ahubwo nkibaza ngo Irene bamukuye hariya bahita bamuzana nkongera nkaza nkibaza ngo ese niye mpamvu Philipita atari kugaragara muri uriya mwandiko keza Philipita kumuhuza na Irene cyaba ari ikibazo oya bya binaryoshye ubwo Peter bamurekeye televiziyo Irene bamuha radio bya binaryoshye bya biryoshye Philipita reka dufungire ikiganiro nzagaruka menye ubwino urakoze cyane wamfuraho worinde bihirwa da promoter urinde ufungiraho ikiganiro nukubera ikirere twari gukomereza ariko nubundi series iyi ni breaking news dukeneye kugira ngo muze muri comment mutubwire ikintu tuzagarukaho mu mwandiko tubabwira yego ariko mana ndababaye kuba ikirere kinengushe navuze uburyo The Ben yashinze salon de coiffure akagira inkuru nubwo bwije barenze nzabigaruka buryo The Ben yashinze salon de coiffure agahama akazi inde Ntuzibagirwe n'ibyo yashadikwa y'Uganda bakaba $20 eh
gushinga salo Eh. agahita agura intebe z'ibihumbi 10 by'idolari agasanga abakozi biza mu gihugu cy'u Rwanda bazamusoresha ibindi 10 ubwo salo yarangiriye nka salo yo kubamo. reka dufungira urakoze cyane